hari abubaka urugo badafite umugambi wo kubaka urugo, ba materialiste bashingiye ku buryo bw'imitungo n'ibiki, ufite indi mission ariko atari yo kubaka urugo. Burya rero ubukererwa kandi ubuhombo. Aravuga ngo umwe utizera we niba ashaka gutana atane. Urumva byose no kuvuga ngo byamwe imbere biriho, ariko burya urugo ruravuna, akandi urugo ni ishuri. Reka rero twongere tuguhe ikaze hano ni ku Umwizera TV show. Niba utarakora subscribe ntibagirwe kuyikora. Nyumva ni Giringiro Thierry. Uyu munsi rero turongera turakwakiriye. Ubu rero twagarutse muri cya kiganiro aho tuganira ku bijyanye n'ubuzima bw'abubatse urugo. Ngira ngo niba ukurikirana ibiganiro byacu hano twakoze ikiganiro cya mbere, igice cya mbere. Uyu munsi rero tuje mu gice cya kabiri, kandi insanganyamatsiko y'uyu munsi iragira iti ese abubatse urugo bapfiki kibaviramo gutandukana. Ushobora kuba nawe wibaza icyo kibazo, ushobora kuba upanga kubaka urugo cyangwa se gushaka umugore cyangwa se umugabo, ushobora kuba uri mu rugo ugeze mu gihe byagucanze uri kwibaza uti zenda bigenza gute. Iki kiganiro rero niho dusobanukirwa byinshi. Umunsi rero twakiriye Apotre agiye kudufasha kurushaho gusobanukirwa insanganyamatsiko y'uyu munsi. Turakwakira. Murakoze cyane, mwegere televiziyo yacu Umwizera TV show. Dukomeze mwa kino kiganiro. Ngushimira bwana munyamakuru kuba umpaye umwanya kugira ngo tugaruke muri igice cya kabiri cy'iki kiganiro kirebana n'impuguro z'abubaka urugo. Rero topic dufite nkuko ubivuze iravuga ngo abubatse urugo bapfiki kibaviramo gutandukana. Ahangaha turazagaruka ku kiganiro cy'ubushize twatanze ku ibaruwa twari turi kwigaho y'umudamu bita Sara. Sara tuvuze Sara ujye wumva ko birareba nyine wowe niwe Sara, wowe wa mudamu we niwe Sara. Twabonye ko Sara yari afite ikibazo mu rugo iwe, ikibazo cy'uko yandikiye inshuti ye Bruce amubwira ibibazo ahura nabyo. Yamusobanuriye neza ko gafite umugabo we ngo yageze mu rugo nta mu mwanya w'umwidagaduro wo kwisanzura kuri we. Ashaka kumubaza uko yiriwe mu kazi kugira ngo namubwire amakuru yiriwe mu kazi. Umugabo ngagaceceka, aho kamubwira ngo nzanira icyayi ninywere kandi ureka amagambo. Ako nakantu kababaje Sara. Icya kabiri, Sara avuga ko umugabo we aho kugira ngo amuganirize yamara kunywa icyayi atahutse ku kazi, akifuza ko bajya kuryama. Ngo bajya kuryama rero hanyuma ngo bakinjira mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Nacyo kandi Sara avuga ko gikorwa igihe gitoya bikamubabaza cyane, ndetse ngo nikiramushimishe kubera ko azi ko umugabo atamukunda. Hanyuma Sara aza kuvuga ko umugabo we akoresha umubiri we ngo utafite nyirawo. Ngira ngo nicyo kintu cyari kirimo gikomeye. Ikigaragara nuko Sara ashobora kuba ababaye mu ruhande rwe. Yandikiye Bruce rero amubwira ibibazo yahuye nabyo mu rugo. Ashaka kuba aragira ngo Bruce amugire inama. Ibyo imvano y'iki cyigisho cyangwa se iki kiganiro twayikuye mu gitabo cy'ibisubizo by'abashakanye cyangwa se by'abubatsi ingo, kiri mu gitabo cy'icyongereza. Ariko kiradufasha cyane tugenda tugihuza na Bibiliya. Ubushize rero twavuze icyo Bibiliya ivuga ku byerekeranye n'urugo. By'ukuri buriya gusenya urugo ngira ngo umuntu abatakaje umurage ukomeye cyane. Ubundi gusenya urugo ni ngo gutakaza inkomoko ukabura icyerekezo. Muri bya bintu twabonye bitanu byo gutakaza inkomoko ukabura icyerekezo. Kubera ko ngira ngo urugo niyo image dufite cyangwa se igishushanyo cyerekana ubwami bw'Imana cyangwa ijuru. Nayo kandi image dufite yerekana itorero. Buriya nubwo tuvanga itorero ubundi ni umuryango. Itorero ritangirira mu rugo. Nuvuga ngo bari abantu nibo muryango Imana yatoranije kuva mu itangiriro nkuko twabisobanuye bushize kugira ngo bave mu bwoko bwo guhimbaza Imana. Rero iki kibazo twaragikurikiranye. Hari n'abagiye baduhamagara mu gikari, ariko mujye mukora like na comment, mukore comment, mukande subscribe kugira ngo tubashe kumenya ibitekerezo ndetse munigishe n'abandi uko n'abandi baba bikurikira. Ariko abagerageje kumamagara mu gikari bagiye batanga ibitekerezo byiza cyane no kugira ngo kino kiganiro tuzakigarure tubashe gusobanukirwa uko twatandukanye tugiye gusesengura tumenye ikibazo kiri mu rugo ni ikihe. Wowe se ikibazo kimeze nk'icya Sara waba ugifite? Wowe se ikibazo waba ufite mu rugo kimeze giti? Ese urugo rwawe uruprotectinga gute? Urufite uti? Ngira ngo ibi biganiro impamvu mbizana ntabwo biri kure y'ubutumwa bwiza, kubera ko nkuko mubizi ni ijambo ry'Imana ndetse ry'ubutumwa bwiza, ariko mu by'umwuka yandangiye harimo no kugira ngo nibande cyane ku byerekeranye n'impuguro zo mu ngo. Ngira ngo n'intumwa Pawulo yabyibanzeho cyane
kuko nitwubaka ingo tuzaba twubatse ubwami bw'Imana muri twebwe. Madamu rero nawe bwana egera hano kugira ngo mbabwire icyo Imana yashyize muri njyewe kubyerekeranye no kubagira inama. Ni iki koko wowe utekereza ko abubatse urugo bapfa iki? By'ukuri abubatse urugo ibintu bapfa bibaviramo gutandukana ntabwo bari ibintu binini, ntabwo bari ibintu binini, uretse bya bindi twagiye tubona ko hari abantu bari materialiste bakora mariage idasobanutse, bafite izindi mission wenda badateganya kubana. Muri make aho kugira ngo bakora ubukwe kubw'umugambi wo kubana, bagakora ubukwe kubw'umugambi w'ibirori, ndetse bakanabutakazamo amafaranga menshi n'ibindi byinshi, imiryango ikavunika n'abandi bantu bakavunika, ariko bikazarangira by'ukuri kubera ko nta commitment bafite kwiyemeza kubana mu rugo, ugasanga urugo nta ruhare. Ariko kubiyemeje kubana noneho by'ukuri ikibazo kiri ahangaha ni ikihe? Kubiyemeje kubana baragirwa inama ki? Ni ikibazo cy'igihari. Ngira ngo rero hari utuntu tugiye dupye. Ubundi akenshi hari abavuga ko mu rugo umugabo n'umugore batonganye, gutongana ntabwo byaviramo ko urugo rusenyuka. Nta nenge yindi kuba mwashakanye, kubera ko uburyo urugo rwubakwamo nko tuzagumya no kubisobanura, bisaba kwemeranwa. Nta wundi muntu ukomeye mu rugo rwawe atari uwo mwashakanye. N'imbere yawe nta wundi muntu ukomeye. Uvuga ngo madamu wawe arakomeye, umugabo wawe arakomeye. Ndaza kubwira n'impamvu abo bantu bakomeye. Ujye ubanza ubiha agaciro n'imbere y'abandi bantu ubiha agaciro. Niyo mpamvu noneho n'icyerekezo mugomba kugira vision y'urugo ituma urugo rudasenyuka, abantu ntibapfe akantu gato na gato. Niki gisabwa mu rugo? Harasabwa ikintu kimeze gityo. Akenshi abantu bari gufiyansanya cyangwa se bari gushakana baba bari mu tuntu tumeze nk'irere, cyangwa se utuntu twa feeling ariko tudafite icyerekezo. Baba batagatinga, umwe avuga ati zazana imitungo, undi avuga ati zazana imitungo, ndetse bakanatagitinga ukuntu ngo bazabona imitungo ariyo kintu bahugiyemo. Ariko reka mubwire ikintu cya mbere, kubaka urugo. Niba utaranagikoze utangire ugikore, kubera ko ishuri ry'urugo ntirijya risaza. Ngira ngo abantu benshi bubatse ingo, harimo n'abize za kaminuza, harimo abafite masters, harimo abafite doctora, banafite n'imirimo myinshi ikomeye muri leta. Atari bya byo kuvuga ngo wenda ngura muntu yasenye urugo kubera ko ngarajijwe ntabwo yigeze yiga. Ishuri ryo mu rugo ritandukanye n'amashuri twize. Ishuri ryo mu rugo ni ubushishozi. Ishuri ryo mu rugo bisaba kumenya uwo mwashakanye. Kandi ibi bintu bimenya gute? Ntabwo bimenya mu buryo bw'amagambo. Ntabwo mubaza mukunda iki ngo niko setting ukunda iki ubundi. Twa tundi two muri fiançailles. Ibyo akunda ashobora no kutabikubwira, ashobora no kubiguhisha. Kandi application y'ubuzima igenda badeforme ukuntu, igenda ihindagurika. Nubanga kenshi burya abantu bubatse urugo ugenda umenya ingeso ze uko mugenda mu bantu. Akaba arizo ugenda wiga. Ariko bigusaba kwitegereza, gukora observation. Nuvuga rero hari test psychologique abashakanye bagomba gufata. Hari amezi mujya muvuga ngo ni amezi yabuki. Ntabwo ari ukwezi ko kunywa icyayi gusa, ntabwo ari ukwezi ko kuryama gusa, ahubwo ni ukwezi ko kugira ngo buri muntu wese atangire amenye imico y'undi, amenye y'undi akunda. Ese usanze afite imico ikugoye bigenda bite? Icyo ni ikindi kibazo gikomeye. Ntabwo imico igoye umugabo cyangwa igoye umugore hagati y'abashakanye ituma urugo rusenyuka, ahubwo iyo mico yubakirwa urwo rugo, kubera ko uyibonye atangira kwiga uburyo bwiza bwo kugira ngo ayitondere n'uburyo yabana nayo no kwameliyora imibanire yabo. Ngira ngo ni ikintu kinumvikana kandi, kuko nta bantu batagira ingeso, kandi buriya zubakirwa nyine niko zubakwa nyine, niko zubakwa. Ariko ugiye kurondora umuntu, nta muntu uri perfect mu rugo. Wenda nguvuge ngo umugore ni perfect cyangwa se umugabo ni perfect. Icyo bita wenda perfect ni uburyo bwo kuba we ari umuziranenge. Kuba ari umuziranenge wenda akosa yagaragarana. Kandi amakosa mu rugo ari yatuma habaho evolution. Yabonetse ikosa mu rugo rihinduka isomo ryanyu, kandi rigahinduka evolution, indandaro kugira ngo murusheho kujya mwatunganya ibidatunganya. Ariko nta bintu birenze, nta n'ibintu bihari. Tugarutse gaburiya kuri Sara ashobora gusenya urugo kubera impamvu zitandukanye. Urumva ubushize twabonye neza ko urugo rwabo rwabuze ikintu bita communication, ibiganiro. Ikindi twabonye ko mu biyubaka urugo harimo sex ni imibonano mpuzabitsina. Uriya mugabo nubwo angayikora mu gihe gito nk'uko umugore abivuga, ariko arayikora. Aho nawe biramusaba kugira ngo amenye ibyo umugore akunda n'amasaha umugore akunda, cyangwa se uko umugore abyifuza. Iki ntabwo gitera isoni kucyigisha, kubera ko bene data nkuko nabibabwiye ubushize, bisaba ko buri muntu wese amenya ibyo akunda. Pawulo yanabyigishije mu rwandiko rwa mbere yandikiye abikorera mu gice cyawo cya 7. Yarabyigisha aravuga ngo buri muntu wese aho umugore bimukwiye,
kandi umugabo n'umugore abigenza utyo ku mugabo we. Uza gusoma icyo gitabo cy'Abikorino ba mbere igice cyawo cya 7 guhera ku murongo wa mbere, yavuze ibyerekeranye n'ishyingirwa kandi abivimuza, ndetse yavuze n'ibyerekeranye n'ibyo abantu bakirinda mu gutana n'ibyatuma batana. Hanyuma hari mu batanze ibitekerezo, reka tubane dusa n'abasubiza ku kibazo cya Sara, tuza gutanga inama nyuma. Ni ukuvuga ngo se Sara twari turi gushakisha, Sara yaba yarakoze iki? Sara yakoze iki gituma umugabo amwikarumana? Ubundi abagabo ukuntu bameze, akenshi abagore mujye munabimenya, abagabo benshi bandi bakunda kuvuga. Mbone iyo bavuze araganira, ariko bisaba kumwiga nyine uko wamuzanye. Kandi nabo kuvuga ko umugabo byatunga ku mugore. Hari uburyo abagore burya muturusha imbaraga zo kwatragitinga abagabo, ufite byinshi bikurura umugabo bituma umugabo wamwinjiza muri mudu, kandi uwo mugabo akaza kwisanga rwose yakwemereye n'ikimasa, yakwemereye ibintu bya mirenge, abaha ko umusozi wose azawuguha, akaba yakwemeranamo Kigali kandi atariye. Ariko bisaba iki? Bisaba nyine uburyo wamwatragitinze, ukuntu nawe witwaye muri icyo kibazo. Hari intwaro nyinshi abantu bakoresha, harimo gusenga twarazibonye, ariko no mu mibanire y'abantu isanzwe harimo ibintu byiza. Rero abandi ikintu banenze kuri Sara, bamwe batanze ibitekerezo bavuga bati Sara mbere yuko atangira gusanganiza umugabo amagambo, namenye ko umugabo ashonje abanza mugaburire. Bagore, biri mu nshingano zanyu ko umugabo agomba kurira ku gihe, kandi umugabo agahabwa ifunguro rye akagaburirwa. Nuvuga ngo wabonye ko uriya mugabo abwiye Sara ati bunguye amagambo, nubwo yimubwiye mu buryo butari bwo par importance, ariko aramubwira ati nzanira icyayi mbanze n'inywere. Urumva ko nimba umugabo yemera kunywa icyo Sara yakoze, akemera ibyo kurya bya Sara, ikibazo ntabwo ari grave. Aho ngaho turaza kubisubiraho. Hanyuma ikindi, uriya mugabo nubwo Sara yanenze wenda uburyo cyangwa se amasaha make akoramo n'imibonano kandi akanayikora yikarumye atavuga, ariho Sara yavuze ngo akoresha umubiri we atekereza ko udafite nyirawo, akongera akavuga ngo we iyo banakoze imibonano yumva yarira kubera ko atekereza ko n'ibyo akoze atamukunda. Ariko uriya mugabo urumva ko ashaka gukorana imibonano n'umugore we. Aho nta handi hantu hakomeye hahuza umugabo n'umugore, byerekana ko uriya mugabo ikibazo cye kitaremereye cyane. Ahubwo noneho turaza kurebera ikibazo kwa Sara. Sara icyo abenshi bavuze muri kino kiganiro, baravuze ngo banza ujye ugaburira umugabo. Igihe aje mu rugo nyine umwakire ni byiza, niyo wamuganiriza, ariko banza umushakire niba ari amazi agomba koga. Abagore benshi mufite ukuntu mwubaka ingo, abanza yoge, namara gukora dushe urebe ukuntu umutegurira ameza nimba ari igihari zaba n'imbuto. Hanyuma umugabo utangire kumuganiriza udukuru two hirya no hino, umutera peti ariko yabonye icyo kurya. Iyo ni intenge babonye. Hanyuma ikindi, muri communication, indi ntenge yabonetse mwa kiriya cyigisho kuri Sara, ni uburyo yatwayemo ikibazo. Uburyo yatwayemo ikibazo kiraza kudutera kugira ngo mbabwire ibintu mugomba kwitondera. Abo mu ngo, yaba umugabo yaba umugore, hari ikintu mugomba kwitondera. Ibyo mugomba kwitondera bya mbere, kwihutira kubwira uwo ari we wese. Kwihutira kubwira uwo ari we wese ikibazo wagize mu rugo rwawe. Ngira ngo n'ababyeyi banyu bijya kubageraho byarakomeye kuba bafite. Ariko kwihutira kubwira uwo ari we wese ikibazo wagize mu rugo rwawe ni imwe mu nzira ishobora gukomeza ikibazo mufitanye, kikaza no gutuma urugo rusenyuka. Buriya cyane ko wenda nk'abadamu nibo bakunda kubabara bakavuga cyangwa bakayaga, ariko buriya iyo umugabo amenye ko ibiri mu rugo umugore yabivuze hanze, impamvu bivuga nuko nzi abagabo uko duteye, nabwo ndajya no mu ruhande rw'abagabo, arushaho kurakarira umugore we yumva ko umugore yagiye kumena amabanga cyangwa se ko ibyo mu rugo yabisheshe. Uko umugabo ashobora kurakara, umugabo ni nk'intare, akarakara ariko mu burakari bwe afite aho araza kubugarurira, ndetse nuza no kumugarukira nawe araza kukugarukira. Aha rero nabwo iriya baruwa Sara yandikiye Bruce, abantu baribaza se Sara yandikiye Bruce bapfana iki? Ese kuyimwandikira byo yabanje kuganira n'umugabo we? Icyo nacyo ni ikindi kintu. Ndagira ngo mbabwire aka kantu rero mukirinde. Buriya hari uburyo yaduhuye n'ikibazo mu ngo zacu, ubundi hari abantu bageze kuri 3 cyangwa 4 bakunda kwiyambazwa. Abantu ba mbere biyambazwa akenshi na ababyeyi kuba bafite, abatabafite ku madini yemera bafite imyizerere ya za marene na za pare, Imana data n'Imana mama, bakunda kuba aribo biyambaza kuko no barabahagarariye mu gihe cyabo cy'ubukwe. Ariko bariya nabo ushobora gusanga urugo rwabo nabo rwarabananiye. Uriya nawe ni umuntu.
ushobora gusanga afite amafuta arenze yo ufite, ukaza gusanga ahubwo noneho bigiye byajya mu rudubi n'inama kugira ugasanga atariyo. Ikindi abandi bantu bakunda kwiyambazwa, hakunda kwiyambazwa bakuru b'itorero, abapasiteri n'abaki. Henga rero pasiteri we yagiye mu rugo agiye gukiranura abagiranye ibibazo mu rugo, agera agahita gaterura amasengesho atari yumva n'ikibazo bafitanye. Yaterura amasengesho agatangira kugira abatukira muri ya masengesho, ngo Mana wavuze ko utazemera ko abagabo b'imbwa binjira mu ijuru, ngo Mana ngo wavuze ko ngo abagore b'ingare ngo badashobotse ngo batazaraga ubwami bwo mu ijuru, ngo none ngo Mana ngo ugira gutya. Muri ara masengesho ahubwo agiye yakomeretse urugo, agiye yajya kubashyamiranya numara kuhava intambara irarota. Masengesho no mu mutima arahakorerwa, banza wumve ikibazo bafite nabwo ubagira inama. Yego Bibiliya irahari, ubaye impuguro zerekeranye no kuganduka no gukunda abagore babo, kuko birahari. Abakolosayi 3:18-19, ujye mu Befeso, biriya bitabo byose, ndetse no mu Bikorindo ba mbere igice cya 7, uko abantu bagomba kubaka ingo nuko bagomba kubana, hanyuma uvumbura imitego igiye irimo. Ariko nubwo abubatse urugo mwamaze kwiyambaza pasiteri, ushaka gusanga nabwo umukuru w'itorero mwamuzanye mu gihe kitari cyageraho, uruvango ugasanga amazi yaratararenga inkombe. Hari ikintu gisabwa rero, cyasabaga ko mubanza kubiganiraho umwe ntatinya undi, kandi uburyo buganira n'uburyo bwinshi. Communication ikorwa mu buryo bwinshi, communication ikorwa mu buryo bwinshi, kubera ko abantu bavuze ko Sara na buriya niba umugabo ataremera kuvuga bush a bush, Sara agombaga no gukora gakete akaba yamwandikira. Abagore mujye mubyibuka, niba umugabo atari kuvuga, reba hano umwandikira, nushaka umwandikira utuntu tumunejeje, cyangwa se ukore request y'ibikenewe mu rugo, uze kureba reaction aragira. Biratuma wenda aza kwinjira mu kuvuga ukara kubaza ibiciro cyangwa kubaza amafaranga akenewe, ariko nabyo ntago arirengagiza inshingano z'urugo rwe. Kandi ubona nda reaction yagize, uramenya ko kirakaye, cyangwa se umenye ko ntabyo ashaka kubikoraho. Ariko iraro rwandiko Sara yandikiye abantu bo hanze cyangwa yandikiye Bruce, tutari twamenye sano ye, yagomba kuba byandikiye umugabo amubwira ati amusore nimba gufite ikosa, akanamubwira ndetse n'ibimubabaza n'ibiki, kugira ngo umugabo yumve ko Sara agize ikibazo. Hanyuma rero hari ibindi bintu abantu bajya bitwaza ariko bidafite iyo bijya niyo biva. Iyo tugiye wenda nko kuri politike yacu y'igihugu cy'u Rwanda, abantu benshi hari politike bakunda gutwara nabi yerekeranye n'ubwuzuzanye, hanyuma uburinganire n'ubwuzuzanye, aho nyine bavuga ko umugore nawe yagombye kuba yihangamo kuba ashoboye akagira ibintu akora. Noneho bikanagenderaho na warning iri mu gihugu yuko abagabo batagomba guhohotera abagore. Ibyo noneho ukaza gusanga umugore ikibazo cyari gito mu rugo nabwo kiraremereye, ahise akajya kwiyambaza inzego z'ubuyobozi. By'ukuri ntabwo inzego za leta zubaka urugo, cyakora muhura nazo mu rugo, duhura nazo ari uko tugiye gusezerana. Kandi buriya nabo gusezerana nubwo batwigisha bakanatubwira, bo baba baproteje amategeko kugira ngo mu gihe muzashwana mu mwigabana ry'imitungo n'icyo burya n'amategeko amaze yo gusezerana bazabona ukuntu babatanya neza byoroshye. Ariko ntabwo inzego za leta zunga urugo rwananiye ba nyirarwo, kuko n'ubundi haba hajemo ikirego, ahubwo muhora mushyambiranye. Rimwe na rimwe kubera ko ari bidukangurirwa gutanga amakuru ngo hakiri kare ku ngo zifite imivurungano, umugabo aratashya akankamye, umugore yahise agasohoka yirukanga aravuze ati reka njye kubwira abayobozi ejo ntazagwa mu rugo batabizi. Madamu ntabwo byari byagira aho ngaho, kubera ko urebye gutanga amakuru ntabwo uri umunyamakuru. Abagore mumenye ko mutari abanyamakuru, ahubwo muri abagore mu rugo, muri abagore, muri abafasha, kandi rwose nta kibazo gihari. Iyo ubonye nyine ari grave ukabona biremerera amakimbirane amaze igihe kirekire, byo rwarabuze gica, amazi yararenze inkombe, no guhunga wahunga wenda ugatanga amakuru wanahunza se. Ariko nta mpamvu zo kugira ngo abubatse urugo bagirane ikibazo, ko ndazi abana zidakomanya amahembe, noneho ngo umwe muri mwe ahite ko yirukangira mu nzego zabo z'ubucamanza zaba iz'ubutegetsi. Iyo cyakora ubucamanza, ubutegetsi n'abandi bantu bo hanze nubona babijemo, mwe mwananiwe kwihuza mutari kubihuriraho, ujye umenya ko urwo rugo rudahari, kandi mba runahari ruhari gice, kubera ko harimo utuntu twinshi muvuga mu mwanya utari uwatwo, musa n'abari kurushanwa mu kuburana, tukazasigara tubakomeretsa, dutuma ndetse n'icyizere mwagiranaga kigabanuka. Ni inama tubaha. Ariko nimba biremereye bikaba birenze amazi arenze ingombe, nyine nimubimenyekanishe babatanye mu buryo bukurikije amategeko. Ariko nimba bitari byarenga ingombe kubw'inyungu z'urugo, rinda. Nta muntu wari wese rero kubwirwa ibyo mu rugo
mu bibazo ufite byo mu rugo rwawe n'umwana wawe bwite. Abana ntibagomba kuba victim y'ibyo bibazo, ku buryo ubibwira umwana yajya areba papa we akabona ko papa we ahohotera mama we, umwana yareba mama we akabona ko mama we yananiye papa we. Kubera iki? kubwira umwana utuntu tutamureba tutari ku rwego rwe, ngo nyoko ngo yarananiye, ngo sinzi ibiki n'ibiki, ngase nyoko ngubu yagiye mugabo cyangwa se bagabo tumenye tuvugira imbere y'abana, bari abana buriya nabo ariko da. Hanyuma n'abagore kandi have wibwira umwana utaza gutuma byose bisesengura. Aha, hari ikindi rero, n'inshuti zawe nagomba kuzibwira ibyo mu rugo rwawe. Ubundi nta rugo rwubaka urundi, nta rugo rwubaka urundi, systeme nubakiraho urugo hagati aho ngaho ntabwo ari yubakiraho urugo, kubera ko umushoferi amenya gutwara akurikije umuhanda agenderamo. Nawe rero ufite mu rugo rwawe uko ubyuka, uko uryama, ufite uko urya, ufite urugero rw'ibyo urya, ufite ndetse amoko y'ibyo urya bitandukanye n'ibyo urya. Wiga ikibazo ukurikije ikibazo urimo, ukora ikizamini ukagitsinda ukurikije imiterere y'ikizamini. Niho gahunda zimeze. Icya kabiri mu nama rero dutanga, cyangwa se ibyo ababatsi ubwo mugomba kwirinda, kubwira uwo mwashakanye amakosa ye ugifite umujinya. Kubwira uwo mwashakanye amakosa ye ugifite umujinya ni bibi, ni bibi cyane. Biguterereza kuza kuvuga amagambo atari mu mwanya wayo, uzahora wicuza, ugacikwa n'amagambo utagomba kuvuga atari mu mwanya wayo kandi akomeretsa, cyangwa azahora atesha agaciro uwo muri kumwe. Hanyuma ya magambo ukazahora wicuza impamvu yavuze, kandi mu kubaka urugo uyibutse ko wamukomerekeje, ayo magambo agahora agaruka ari ikibazo. Nko kubwira umugabo ko adashoboye, nko kuba wabwira umugabo ngo nimbwa, ubwo bana nimbwa cyari ari ikibazo gikomeye, kandi umugore wagize umunya ashaka kubivuga. Ariko ba madamu ntabwo tubashinje, ariko mujye mwigarura nyine roze barabanye nimbwa gute. Ariko ugabwe umuntu ngo ndashoboye, arashoboye, uriya mugabo arashoboye ndetse muri byose. Icyo adashoboye ni iki se yarakubyariye, icyo adashoboye ni iki kandi ahahira urugo, icyo adashoboye se kandi uwo mugabo ni iki. Cyakora kubera byari twavuze ko nta muntu uri perfect, nta muntu uburana utubazo, ariko ntabwo mu Kinyarwanda baravuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Umugabo uko yasa kose ahora ari umugabo nyine, ni umugabo nawe utanga icyubahiro cy'urugo, agatuma umugore yubahwa. Kireka uwo mugabo urwana nga wundi ukora ibintu by'amafuti nabi biharabe ku muryango we ku mugaragaro. Ikindi, kubwira umugore ko afite inenge, haba ku mibereho cyangwa ku miterere y'umubiri we, cyangwa se ukavuga ko hari ibitarakunyuze ku mugore wawe, cyangwa se ukavuga ko atari mwiza kandi ari wahisemo gushaka, none ukamutera igikomere kizahora kibona ko utamwiyumvamo. Icyo kintu nacyo, ayo magambo y'igifite umujinya, tangira ngo ubundi uri mugore ki, ubundi sinzi ibiki n'ibiki, cyangwa ukamushinza n'amakosa atigeze akora. Wandaye we n'ubundi wabuze abagabo ujyamo. Ibyo bintu ni wowe wiharabika, ntabwo uri guharabika umugore, ahubwo uratesha urugo rwanyu agaciro. Ibyo bintu bibiri mvuze ndagira ngo mubyirinde mu rugo, kwihutira kuvuga ibyo mu rugo iwawe ukabibwira abandi bantu bo hanze. Kubwira uwo mwashakanye ukamubwira amakosa ye ugifite umujinya bituma usesa uwucyota, niko babyita mu Kinyarwanda. Kandi ubushize twarabibonye mu bintu bitanu byo gutakaza inkomoko ukabura icyerekezo, twabonye ko harimo no guharabika no gusebya uwo mwashakanye mu ruhame. Ibyo bintu rero buriya no gutakaza inkomoko ukaba ubuze icyerekezo, kandi buryo usenya urugo ubuze icyerekezo rwose ndakubeshya uba wakibuze. Hari ibintu rero Sara agomba gukosora. Sara agomba kureba akamenya ikibazo afitanye n'umugabo, niba umugabo atari kuvuga niyandike. Ikindi nabwo inama twamuhaye kuri Sara, twamuhaye inama y'uko agomba kujya abanza akagabura umugabo mbere y'uko kuvuga amagambo menshi. Ikindi noneho akanagerageza kunyurwa n'uko umugabo ari by'umugabo byose akoze akabimushimira, byaba bitanamunyuza agashima kugira ngo umugabo abone ko abaye motive. Ako ni akantu ka mbere ko turacyari mu bushakashatsi bwacu, ariko Sara turi kuvuga ninde, ni umugore muri rusange. Hanyuma ndagira ngo nsoze kino kiganiro kuko ni kirekire, nze kubabwira noneho urukiko. Umugore n'umugabo bagiranye amakimbirane, nkuko twabibonye ko ibintu bishobora gutuma bitoya bishobora kuviramo umugabo gutandukana n'umugore we, ni ibihe. Ubundi wenda mbere yuko tuza kwinjira mu byerekeranye n'urukiko baburaniramo bagiranye ikibazo, hari ibyo Bibiliya yerekana bishingiraho kuri divorce. Iyo tubonye mu gitabo cya Esteri, igitabo cya Esteri mu gice cyaho cya 6, tukareba umwamikazi Vashiti igihe yatandukanaga na Asuwerusi, cyari biturutse ko yasuzuguye umugabo we, kandi umugabo wari umwami. Abatware rero baravuga ati ntabwo bikwiriye ko umwamikazi asuzugura umwami amutesheje agaciro ku ruhame, bituma agasuzuguro gatuma batandukana. Twa tuntu mujye mutwirinda,
kubera ko ushobora gusuzugura gato cyangwa kakuboneka akantu gato cyane gashobora gutuma urugo rusenyuka, kandi byari ibintu byoroshye no kubaha bibaho. Hanyuma ikindi tubona muri Matayo 19 umurongo wa 5, Yesu ati niba umuntu asenda umugore we atamuhoye gusambana, amuteye gusambana, ntabwo umugabo yapfuye kukwirukana umugore uko abonye. Ariko nacyo turaza kukigarukaho. Icyo nacyo se dushaka kwibaza, ubundi byo se gusambana ni icyaha? Hari ibyaha byinshi, ibyo nabyo biterwa no gukunda abantu babanye, kubera ko nimba Kristo yaratubabariye ibyaha, twe turi abanyabyaha. Ngo naho ibyaha byawe byatukura tukutuku ndabihindura umweru bise na shelegi, ndabihindura nk'ubwoya bw'intama bwera. Imbabazi ziri muri Kristo zagombye no kuba muri twebwe. Birashoboka bitewe n'aho isi igeze, bitewe n'ubuzima turimo, bitewe n'impamvu ziri concentre ku bantu batandukanye, ko umugore yagwa mu cyaha cyangwa umugabo akagwa mu cyaha. Ariko nabwo ibyo bishingiro byo gutandukana, ahubwo bikabahuza kandi bakababarirana, ibyo byose bikarangira. Nubwo ari ikintu gikomeye, ariko nacyo kigera igihe kikarangira, kuko gusambana k'umugore gukunda kurebwaho cyane, kandi ugasanga nacyo gitumye umugabo arakara. Ariko nabyo birimo ibintu byinshi tutavuga uyu munsi, bisaba kubanza ukabyibuka ukamenya ikintu kimutera bene ibyo ngibyo. Nyine icya mbere cyo yambaye umubiri, ikindi nyine twakoze ibyaha twashyira ubwiza bw'Imana. Nubwo bidashimishije kugira ngo umugore wawe abashe kuba yakora amakosa yo kwinjiza undi muntu mu nzu yawe, ngira ngo kwinjiza undi muntu mu nzu ni ikibazo gikomeye. Nguko Eva yinjije Satani mu nzu, bituma agira umwuka wa Satani muri we, umwuka w'Imana arahunga, hanyuma wa mwuka Adamu nawe arawakira. Byabaye ikibazo gikomeye guhera mu itangiriro. Ariko noneho nabwo ari icyo njya nibaza, iyo umugabo nabwo afashe icyemezo cyihuse cyane atitaye no ku nyungu z'abana, ugahita kuvuga ati umugore wanjye namufashe yasambanye cyangwa nabimenye, wenda bamubwiye amakuru, mpise ko mwirukana. Ngira ngo mwese mwambaye imibiri. Uwo mugabo se baraza ku undi mugore hehe? Arajya nawe ku wundi mugore, kandi nawe noneho uryamana n'abagabo 60 ku munsi. Noneho urumva no kuva mwazi urujya mwamuntu. Ngiye mbona wenda habaho no kwigisha, hakaba no kuganiriza, kubera ko nta nenge nta n'ingovu y'icyaha ibaho y'umuntu yamaze kwihana, ahubwo nubwo duhindurwa abakiranutsi n'ubundi twari abanyabyaha. Niko Bibiliya twerekana. Hahirwa umuntu wabara ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Ndimo ndasobanura ibyatuma abantu batandukana, ariko nabyo biterwa n'umutima w'umuntu uko yabasha kwihangana. Kuko ngubu ndaguha nk'urugero, umugore aremwa yari yagenewe no mu muco nyarwanda, umugore yari yagenewe kubyara no kurera abana, wowe ukamuzanira ibyo kurya. Niko no mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cyaho cya 5 umurongo wa 8 haravanga, ariko nimba umuntu adatunga be, cyane cyane abo mu rugo rwe, ngaba yihakanye ibyizerwa, akaba abaye mubi nyuma y'utizera. Rero no kuvuga ngo umugabo yagombye gutunga umugore, ariko muri igihe twagezemo cy'ubushakashatsi bwo kuvuga ngo tugiye gushakisha, umugore ashobora no kugwa mu makosa yagiye muri bya bintu byo kujya gushakisha. Hateye ibintu bitandukanye, za ruswa z'ibitsina z'ibiki, ukaba wanasanga arahohotewe, ahuye n'ikindi kibazo. Ikindi Pawulo yavuze ko utizera niba ashaka gutanatane. Hari igihe ubana n'umuntu rwose bikanga, ariko none wa wundi ukunaniza cyangwa utizera akavuga ati ndashaka gutana, yari ubisema akabisaba biraba. Ariko nimba mwembi mutari mwagera kuri standard, ni mubana amahoro. Reka dusoze mbere ku rukiko. Dore urukiko muzagana kugira muburaniremo. Ntimukajya mu rukiko rundi rwo muri leta, ntimukajya mu rundi rukiko. Twebwe twigishije ijambo ry'Imana, turavanga muze tubasengere, ariko hari ibibazo bitakirwa, utavanga ngo tugiye kubasengera ngo bite kubirangira bafitanye inzika n'amakimbirane. Kandi ikindi nabwo no gusenga nabyo ni byiza, byanabafasha, ariko ngiye kubereka urukiko muzitaba kugira ngo mubone uko muburana kandi muve muri urwo rukiko rwo rwanyu rwubakitse. Urukiko